nyakubahwa umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere kacu ka Huye, nyakubahwa waje uhagarariye umushumba w'ururembo rwacu rwa Huye, nyakubahwa madamu waje uhagarariye ibuka mu karere kacu ka Huye, nyakubahwa umuyobozi wacu w'umurenge wa Ngoma, nyakubahwa umuyobozi wacu w'akagari ka Matyazo, bashumba bahagarariye paruwasi zitandukanye mu rwego rwacu rwa Huye, abayobozi b'amatora yagize paruwasi ya Matyazo, abafatanyabikorwa bacu turi kumwe hano, abakristo b'iri torero rya Matyazo ndetse n'andi matorero atandukanye, imiryango yaje kwibuka ababo, inshuti bavandimwe baje kwifatanya natwe muri uyu mwanya, bana bacu beza biga kuri ikigo cyacu cya JS Matyazo ndetse n'urubyiruko rwacu, turagira ngo dutangire tubihanganisha tubagira tuti nimukomere, mwihangane kandi mukomere muhumurike, ibyabaye ntabwo bizongera kuba. Dufite ubuyobozi bwiza, dufite leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, atoza abanyarwanda kuba umwe, akadushakira iterambere n'ibyiza kandi akifuza ko tuba abanyarwanda beza. Dufite itorero ryiza ridutoza umuco mwiza wo kuba abakristo bafite ubukristo, bemera Kristo kandi bamwizera bamwubaha, ndetse dufite n'Imana yarokoye abatutsi benshi dufatanya kwibuka bari mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, bigaragaza imbaraga z'Imana, kuko u Rwanda uko rwari bahari icyo gihe bari babizi neza ko u Rwanda rutakongera kuba u Rwanda, bari babizi neza ko batazongera kugira u Rwanda rurimo abanyarwanda, batazongera kugira akazi mu Rwanda, batazongera kwiga, ariko turashimira Imana ko yunamuye icumu tukaba turi mu Rwanda rw'abanyarwanda beza. Niyo mpamvu tubabwiye ngo nimukomere kandi muhumurike. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, tubashimire ko mwaje kudufasha kwibuka. Kwibuka ni icyomoro, kwibuka ni umuti, kwibuka ni ubuzima. Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bituma abayirokotse bahumurika, bituma bakomera, bituma bizera ubuzima, bareba icyizere bafite none bakabona ko ubuzima buzemera, bakabona ko jenoside itazongera, ubwoba bugashira. Niyo mpamvu natwe dushimiye nyakubahwa mushyitsi mukuru kutwemerera nk'uko mwabitojwe n'intore turangaje imbere nyakubahwa perezida wa repubulika, mukadutoza kwibuka, mukadutoza uyu muco, bikaba ubuzima. Natwe nk'itorero, ubuyobozi bwacu bw'itorero bukuru bwadutoje natwe ko buri torero, buri paruwasi, buri rurembo tuzajya tugira umwanya natwe tukibuka abana ba Kristo abazize jenoside. Rero kuri inshuro ya 29 itorero ryacu ryashimye ko buri paruwasi izajya yibuka. Ni muri urwo rwego natwe paruwasi ya Matyazo uyu munsi turiho twibuka abana ba Kristo, abana abayobozi, abaririmbyi, abadiyakoni ndetse n'indi mbaga y'abatutsi baguye hano. Ntabwo ari kuri itariki ya 17 bahaguye, ni ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 4, ariko kubera impamvu za gahunda nyinshi zazire zo kwibuka, natwe twahisemo kwibuka kuri iyi tariki kuko abenshi ariho bavuye hano. Aha rero turi kuri aya mashuri twicayeho, hari amashuri make si nk'aya ngaya, ndetse ntari hameze gutya, iterambere rije vuba. Niho rero abatutsi benshi bari bahungiye baturutse mu bice bitandukanye, ari i Huye kuri komine, abandi baturutse Karama, abandi baturutse Nyaruguru, baturutse za Maraba, bahungira hano bizeye rero ubuzima, dore ko bari baje ku itorero, bari baje ahantu hari urusengero, bari bizeye ubuzima, bari bizeye ko barokoka. Ariko siko byagenze, bahiciye urupfu rukomeye. Bamwe bishwe babarashe,
abandi bishwe n'imipanga n'impiri n'amacumu, ndetse abandi babishe babatwitse, kuko hariho abari hano barokotse bavuye muri uwo muriro, abantu babatwikaga harimo abari hano barokotse bavuye mu mirambo, ndetse hano harimo abahari bagiye bareba n'abakomeretse n'abarokotse bakabafasha, bakabaha utuzi, bakabashakira uburyo babona ubutabazi bw'ibanze. Turashimira Imana kuko harimo abarokotse. Itorero ryacu natwe mu kwibuka ni kimwe mu cyerekezo, ni kimwe mu mahitamo natwe twiyemeje, ko twasanze kwibuka byadufasha gufata mu mugongo no kwihanganisha no gukomeza abarokotse jenoside, ndetse tukunga ubumwe, tukibuka ibyabaye kugira ngo bitazongera. Kuko umushyitsi mukuru ni mu rwego mubona ko muza kubona ahanini twatumiye urubyiruko rwacu, twatumiye abana bacu kugira ngo baze mubatuganirize, mubabwire amateka, bamenye jenoside, hanyuma kandi barusheho kumenya icyayiteye no kumenya impamvu z'ingengabitekerezo n'uko yahemberewe kaza kugera kuri jenoside, kugira ngo n'undi muntu wazazana ingengabitekerezo, wazazana amacakubiri, bamwamaganire kure kuko mwabaganirije, ndetse natwe abakuru murusheho kutubwira, dufata icyemezo cyo kuvuga ngo ntibizongere. Muri uyu mwanya wo kwibuka niwo mwanya tugiraho by'umwihariko gufata mu mugongo no kuremera iyi paruwasi. Muri iyi minsi 100 kubakiye inzu mwarokotse jenoside tuye mu murenge wa Huye, mu kagari ka Nyanza na Karukira, ndetse twakoze ibikorwa bitandukanye byo gusura abarokotse jenoside, ndetse no gufasha abarokotse jenoside babaye mu nzu zitameze neza, kuzibafasha kuzisana. Hanyuma ndetse tunahitamo ko uyu munsi muza kudufasha nanone kuza kuremera abarokotse jenoside, mukamuha inka nk'uko mwabidutoje, inka nziza, inka igeze yimye ihaka, ndetse tunamufasha kubona n'ubwishingizi bwayo bo mu murenge wacu wa Ngoma, mu kagari ka Kaburemera. Muraza kudufashamo byose, nyakubahwa umushyitsi mukuru, byose hamwe rero mu gaciro kabyo, yaba iyo nzu ndetse n'inka n'ibikorwa byo gusana amazu atameze neza y'abarokotse no kubasura, bifite agaciro ka $5,421. Rero tuba dushimira Imana ko n'uwo muco mwadutoje, uwo murongo mwaduhaye urushaho kubaka iterambere ryacu ry'igihugu, dufatikanije mu rugamba rw'iterambere. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, tubaha ikaze. Turi kumwe na baje bahagarariye imiryango, turi kumwe n'abaje bahagarariye inzego bwite za leta, turi kumwe n'abakristo, turi kumwe ndetse n'urubyiruko rwacu. Abo bose twagira ngo tubifurize ikaze, tunabasaba kugira ngo mukomeze kwibuka kandi twiyubaka. Murakoze. Korali ya Boki